Aleluya, nitwa Maria Chantal nkuko mubizi ku bakunzi banjye abankunda abari mu gihugu cy'u Rwanda abari muri Amerika, Canada, Australia, Amerika mbese abantu bose ku isi yose ndabashuje mu izina rya Yesu. Rero twabateguriye nababwiye kwicano ni Imana ntago ari yanjye, ni Imana n'abantu bayo bazabafashirizwaho ku biganiro n'indirimbo. Uyu munsi rero abakozi b'Imana bagiye kutugezaho ndabakiriye mu izina rya Yesu. Reka duhere kuri uyu agenda yivuga nanjye nivuge n'uyu gutyo munatumenye mumenye se aba bantu bagiye kutubwira ijambo basengera Yesu muri n'abantu. Komeza. Haleluya. Amen. Amazina nitwa Zigirinshuti Alphonse. Yeah. Ni umukristo ndakijijwe umusore. Nkunda guhimbaza Imana no kuyiramya. Nkaba n'umukristo w'itorero Anglikani mu Rwanda. Yego. Nsengera Kimironko. Amen. Imana. Yewe muramenyereye ni wa Maria Chantal wa mubyeyi w'inshuti yanyu. Imana itubane umugisha. Umwe w'umugabo umwe n'abana batatu nababwiye ko nanditse izina vuba ubundi kera umuntu wese yanyitaga izina abonye hafi aho bitewe n'agatebe nari nicayeho, ariko ubu ni umubyeyi w'umugabo umwe n'abana batatu. Imana itubane umugisha. Twagerezo Jean Pierre niyo mazina yanjye, nsengera mu itorero rya ADEPR. Ndi umugabo mfite umudamu n'abana babiri, ni umukozi w'Imana Kagarama Kicukiro. Imana itubane umugisha. Nanjye nitwa Safari Zake, ni umuririmbyi, mu mazina ya Nzakagendana, ni umuririmbyi indirimbo zaririmbira Imana, indirimbo z'Imana, abantu benshi rero baranzi Safari Zake Nzakagendana, kandi ndi umuvugabutumwa nyine mu ndirimbo, ibihembano by'umwuka, amakorasi, niyo mpamvu naje gufatanya na bene data kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Ubatse Safari cyari umusirimu. Jewe ndi umupapa. Imana rero iduhana umugisha numva tugiye gutangira ariko dusuhuje na kameramani kandi Imana imuha umugisha. Bahora bamwumbaza umuntu ushyiriraho ni umuntu umwe yitwa Theogene. Imana rero imuha umugisha. Tugiye kuririmba shatse This is what
biryoshya umutima nezezwa no kubohorwa nabo uko nkukore urandinde mwami Yesu ntunganiriza imigambi niba rero niba naniwe urugendo uza nibutse urukundo uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukuzaho ibyo byose ugezi wanjye mw'ijuru ayiye uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukuzaho mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukuzaho byose ugezi wanjye mw'ijuru uti ngwino mwana wanjye haleluya hasigaye umwanya muto ukuzaho Imana idufashe kandi tugirire neza. Njyewe nkunda kiriya gitero cya nyuma mwumvishe ko kivuze ngo uzahozwa ibyo byose ugeze mu ijuru. Nababwiye ishuri ry'ubutayu nanyuzemo ariko naje gusanga watabarwa waba uraranye n'umugabo ntawe Satani atinya, ahubwo ikintu nabonye ni uguhora duharanira kumenya icyo Imana idushakaho. Imana iduhana umugisha rero, reka turirimbe indirimbo y'150 mu gushimisha. Data wa twese yandikishije urukundo rwe ibyiza Imana yavuze byose ntakiruta ikigoye sankunda nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda ubwo nakwiriye nkamushavuza areka kumunda nakwiriye kandi ikisubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda ubwo nakwiriye ubwiza bwe bwo mw'ijuru najya ndirimba iteka ryose najya mubaza ndirimba nti Yesu niki cyakundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda ubwo nakwiriye nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rwe nkunda ndabizi neza nanjye ndamukunda ndamushima nishimiye